Mwaramutse nanone, tugiye kuganira kuri iki cyigisho n'ubundi cyacu twatangiye kivuga ngo kwihangana kubwo kwizera. Ngira ngo ejo mwibuka yuko twabonye ingingo ivuga ibyiringiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo kwizera no gushidikanya, ariko njyewe ugiye kuyibagezaho nitwa Mugabo Emmanuel, abasengera mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bavugurura i Gikondo. Mbere yuko tuyinjiramo rero, reka tubanze dusenge. Turagushimira Uwiteka Mana yacu, turaguhimbaje, tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu wowe utugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye uburyo witanze kugira ngo kwizera kwacu kubashe kubona aho gufata. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo ryawe, turakunze kugira ngo uduhe imbaraga zo kuryumva ndetse no kuryumvira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Turakomeje rero ingingo yacu ivuga ngo kwizera no gushidikanya. Hari ikibazo cyo kuri A kiravuga ngo mu gihe turwaye ni gute kandi ni ukubera iki dushishikarizwa gusanga umutangabugingo ukomeye? Hano baduhaye isomo ryo muri Yakobo 5:13 kugera 15. Reka turisome. Yakobo 5:13 haratubwira ngo mbese muri mwe hari ubabaye ntasenge, hari unezerewe naririmbira Imana, muri mwe hari urwaye natumire abakuru b'itorero bamusiga amavuta mu izina ry'umwami, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, umwami amuhagurutse, kandi n'aba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Iri somo niryo baduhaye n'iri somo ryo muri Zaburi 103 umurongo wa mbere kugera uwa 3. Naryo reka turirebe. Haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Hano kwizera no gushidikanya, icyo tubonamo ni uko iyo wizeye, haba ari wowe urwaye, haba ari ugiye kugusengera umukuru w'itorero, mwese iyo mwizeye isengesho umukuru w'itorero agiye kugusengera agusize amavuta riragukiza. Mwite kuri aya magambo avuga ngo umukuru w'itorero agusengere akusize amavuta. Turaza kubibona hepfo impamvu habaho kubanza gusigwa amavuta. Umurwayi iyo arwaye akizera agahamagara umukuru w'itorero akaza akamusengera amusize amavuta, umurwayi arakira, umwami aramuhagurutsa. Hano baduha amagambo ari mu murimo wo gukiza ku ipaji 226 avuga ngo kimwe n'igihe umwuka wera yavugaga ayo magambo abinyujije mu munyezaburi, muri iki gihe Imana yifuza cyane gusubiza abarwayi amagara mazima, kandi Kristo ni umuganga w'umunyempuhwe nk'uko yari ameze mu gihe cy'umurimo we hano ku isi. Muri we harimo umuti uvura buri ndwara, ukavura imbaraga, uvura indwara, ugakangura imbaraga kuri buri bumuga bwose. Abigishwa be bo muri iki gihe bagomba gusengera abarwayi nk'uko abigishwa bo mu gihe cya kera babigenzaga, kandi bazakira kuko isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Aha tuze kubyumva neza hejuru ko babivuze mu isomo, umukuru w'itorero agomba gusengera umurwayi ariko yamusize amavuta. Turaza kubibona hepfo icyo ari amavuta ashatse kuvuga. Dufite imbaraga z'umwuka wera. Ubwishingizi buhamye bwo kwizera bushobora kwishyuza amasezerano y'Imana. Isezerano ry'umwami ni iri ngiri ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Aya magambo tuyasoma muri Mariko 16 umurongo wa 18. Niryo kwiringirwa muri iki gihe nk'uko byari bimeze mu gihe cy'intumwa. Hano iyo tugereranije n'uko tumeze muri iki gihe n'ibintu tugenda tubona muri iki gihe, abantu bitwaza ibintu byo gusengera abantu bagakira,
ariko ntago hano ariko badusaba gukoresha ibintu by'imiti, hanyuma abo barwayi bafite kwizera barakira, ariko iyo bashidikanya ntabwo bakira. Hano reka tubirebe hepfo kuri B. Mbese ni iki dukwiriye kwitwararikaho mu gihe turi gushaka amagara mazima? Zaburi 66 umurongo waho wa 18 haratubwiye ngo, iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba yaranyumvise. Iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabwo aba yaranyumvise. Muri make, iyaba nari mfite gushidikanya, ntabwo Uwiteka yari kunyumva. Hano batubwiye ngo iki mu gitabo bita umurimo wo gukiza ku ipaje 227, ntidukwiriye imbabazi z'Uwiteka, ariko iyo tumwiyeguriye aratwakira, azakorera abamukurikira bose kandi abibanyujijemo. Ariko igihe cyose tuzabaho mu buryo buhuje n'ijambo ry'Imana, nibwo gusa dushobora kwiringira ko amasengesho yayo azasohozwa. Nituyumvira by'igice gusa, ntituzasohorezwa amasezerano yayo. Ni ukuvuga ngo nitwiringira Imana, nitwibwira ibyo gukiranirwa mu mitima yacu, Uwiteka azatwumvira. Uburyo Kristo yakoraga bwari ukubwiriza ijambo ry'Imana ndetse no gukiza uburibwe. Yifashishaga imirimo itangaje yo gukiza, ariko na Satani azakoresha imbaraga ze ibitangaza. Abagaragu b'Imana muri iki gihe ntibakwiriye gukora bifashishije ibitangaza, kubera ko hazakorwa imirimo y'ubuhendanyi yo gukiza ikitwa ko ikomoka ku Mana. Aha niho navuze neza yuko abantu basengera abantu mu izina rya Yesu ntabwo biba ari byo, kubera yuko iriya ni imbaraga ya Satani ibikora. Ahubwo twebwe icyo dusabwa, twabonye neza yuko niba ugiye gusengera umuntu umusiga amavuta, ariya mavuta tugiye kuyasobanukirwa hano icyo bishatse kuvuga hano hasi muri aya magambo tugiye gusoma. Ni amagambo ari mu murimo wo gukiza n'ubundi ku ipaji ya 14, aravuga ngo kubera iyi mpamvu yihe? Kubera ko Satani yifashisha nawe gusengera abantu mu izina rya Yesu akabakiza. Kubera iyo mpamvu Imana yeretse umujakazi wayo, kubera iyi mpamvu Imana yagaragaje uburyo ubwoko bwayo bugomba gukora umurimo wo gukiza bugendanye no kwigisha ijambo ryayo. Hagomba gushingwa amavuriro, kandi agomba kugira abakozi bazakora umurimo nyakuri w'ivugabutumwa rijyanye no kuvura. Bityo imbaraga y'uburinzi izagota abantu baza kwivuza ku mavuriro. Ya niyo mabwiriza Imana yatanze y'uburyo umurimo w'ivugabutumwa bwiza bijyanirana no kuvura ugomba gukorwa ukagera ku bantu benshi. Kuvura, kurambika ibiganza ku barwayi bagakira, ni ugukoresha imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo, kubera ko iyi miti iyo ufite kwizera, imiti iragukiza. Noneho rero reka mbahe akantu kamwe kagaragaza ko kwizera ariko kudukiza. Hari umuntu umwe byaciye kuri radiyo, hari umuntu umwe wakoze imiti muri bari abantu bashinzwe gukora imiti, yakoze umuti ngo awukuramo ikintu cyose gishobora kuba cyakiza, awugira umuti nyine usanzwe ariko nta kintu cyo gukiza kirimo. Noneho awushyira ku isoko ariko arawuhenda. Noneho waza kuwugura akavuga ati uyu muti wanjye urahenze kuko uhita ukiza umuntu mu buryo bwihuse. Umuntu agatanga amafaranga yawunywa agakira. Noneho ngo arongera akora undi muti ashyiramo ikintu cyose gishobora gukiza. Noneho uwo muti awugurisha amafaranga makeya. None amaze kugurisha amafaranga makeya, abantu bakaza baza bakawugura ariko bawunywa ntibakire. Noneho ahita abona neza yuko gukira atari impamvu z'imiti wanyoye cyangwa se n'ibindi byose, ahubwo impamvu zo kwizera cya kintu ugiye gukoresha ko arizo zituma umurwayi akira. Ibyo bintu byaciye kuri radiyo narabyiyumviye. Ubwo rero kuba umuntu yakira bituruka mu kwizera, ahanini 99% ni ukwizera. Iyo wizeye ko imiti gukiza iragukiza, iyo wizeye ko isengesho rigukiza biragukiza, nta kibazo kirimo. Niyo mpamvu umurwayi umusize amavuta ya elayo ukamusengera umurambitseho ibiganza, urwaye arakira. Imana rero idufashe kandi duhe kwizera kuruta uko twagera gushidikanya mu izina rya Yesu.